worship. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndavuze ngo Imana iguhaye andi mahirwe yo kwinjira imbere, yo kwinjira in the inner court. Imana ishimwe cyane. Oh hallelujah. God wants you back at the top. Oh hallelujah. Iyo tuvuga inner court abantu bamwe bwira ko ari ahantu bure ni top. Iyo wageze muri inner court uba wageze top. Hallelujah. Imana ibwira Mose ngo zamuka, nambwiye ngo ngwino, yambwiye ngo zamuka, kuko Imana ntabwo iri hasi, iri hejuru ya byose. Irambwira ngo zamuka. Turagendera muri Ezekiel 43:5 haravuga ngo nuko umwuka aranterura antwara mu rugo rw'imbere. Abantu bamaze igihe hanze aha, ariko mureke muri worship tujye mu rugo rw'imbere twumve ikimana twongora muri personal relationship nayo. Iyo tuvuga urugo rw'imbere si ahantu hubatse mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni ahantu mu busabane bwawe personnel n'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ndashaka gushimira bene data, ni ukuri twagize amateraniro kuva 1:30 abatashe mu rya mbere, abaje muri indi, namwe muje uyu mwanya, ndabizi ntashidikanya ko tugiye kumva ubwiza bw'Imana. Mu nkundire nakira abashitsi babanye natwe, Papi Clever na Madame ndetse na team bazanye, mureke tubashimire. Imana ibaha umugisha cyane, ni inshuti zacu, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Nafashijwe cyane, mwumvise ukuntu byari bimeze. Amen. Ni ukuri badufashije ngo tujye muri inner court. God bless you. PS namwe ndabona mundeba mushaka mbabwire ngo thank you. Yes, ashimwe cyane. Ndabacokoza, I love you so much. Ndashaka kubashimira. Ariko mu nkundire nanone nshimira abashitsi bose bari hano n'abandi badukurikiye online. Uyu mwanya nicaye aha nibutse nagize emotion, nibuka ukuntu umwaka ushize nari nkumbuye kureba abantu. Kuvuga abantu bakureba wowe utabareba ni ikintu gikomeye cyane. Haribwo nicara nkava ku Mana ko bari kundeba, menya batekereza ibiki bano bantu. Bariho barandeba giye sindi kubareba. Nkavuga Mana yanjye nkabo ibintu bizagenda gute. Ariko numva nkumbuye kubona byibura abantu 10 banyicaye imbere nkajya mvuga bandeba. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi byibura 30% hari ingabo nyinshi zatanzwe kugira ngo tube turi hano uyu munsi. Mumbabarire basi kubera ko kantu konyine, mumfashe gukomera Imana amashi ko byibura 30% duhari kandi twaje gushima Imana. Glory to Jesus. Nukuri numvise hari kantu ndi bubwire Yesu neza turi twenyine, ariko numvise nshaka gushima Imana cyane. Mu nkundire rero nshima Imana kubwo abakozi b'Imana. Pastor arasetsa ari ngiye mbwa bishop atete reverend birahagije. Pastor uri apostle, uri bishop, uri reverend, kubera ko Imana yakwizeye nyine. Umukozi w'Imana Pastor Edmond KIVUYE ni spiritual father w'abantu benshi, akaba ari umushumba ku isi yose wa Eglise Vivante. Murakoze kuyama, none duha Imana icyubahiro. By'umwihariko ni Eglise giye nakirijwemo. I can't take this for granted. Nukuri urabona iyo umuntu agenda kurarona bavuga ngo ujya ngo abapantekote atujya ni wacu meze kujya ku ishuri. Nabaye muri Pentecote yo ku ishuri. Nero buri muntu wese abazi ko bitirirwa iwabo, ariko abanobo giye nakirijwe muri Vivante sindi uwanyu. Yes, ashimwe cyane. Hallelujah. Ndashimira Imana yuko uvukira ahantu ugakurira mu maboko atandukanye, ariko niho nakirijwe. Niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Sinshobora kwibagirwa uwo munsi hari le 18 septembre muri 1991 niho nakiriye Yesu umwami n'umukiza. Mama wanjye yaramaze gukora accident iteye ubwoba, ari hano n'umupasiteri uyu munsi, ariko ndashimira Imana muri kwa kuba desperate, muri kwa kwibaza nta biryo byari bibuze, ariko nibazaga ukuntu ngiye gufata responsabilité muri famille, ariko Yesu araza arayimfatira, numva ndaruhutse mu mutima kugeza n'ubu ngenda nsunika ariko murabona ko ngerageza. Ndabishimira Imana. Rero nukuri rwose we are so honored, we are so blessed kubakira, ndetse na mama pasteur. Mama pasteur ndamukunda cyane. Hallelujah. Mbona ari umumama muri organic, muri spirit, ahantu hose abari organic. Amen. Uzi ko organic ni umuntu w'umwimerere. Amen. Jewe mbona ari organic, iyo mubonye gusa numva nguwe neza. Mbona akijijwe n'umushatsi w'ukijijwe. Amen, amen. Nuko nta mwanya wa blague. Dufite pastor manzi wacu hano adefrize.
yadefije inshuro 5 umushatsi wanga gufata produit ndamubona wowe ashaka kuri kuva muri Pentecote bitemera. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya ko nabonye warafashe. Haleluya. Ya rero nagira ngo nshimire Imana mama pastor, I love you so much. Nukuri wita kuri pastor wacu tukabibona ukabona nyine amafreshere kubera ko hari umuntu. God bless you. Muri so authentic, we love you kandi nukuri hano dufite umugisha. Ari genge aribaza ngo se muri iki gihe mu minsi ishize ntibari barino bari muri tu ivuga ubutumwa, ariko Imana ikemera ko 7 days ibaho, ariko nabo bahari muzi mu bihe bya 7 days ukuntu ari ibintu biba bitoroshe hano biba bikomeye. Twatumiye hirya no hino ku isi abantu bafasha amatike byakomeye, ariko Imana igafata abakozi b'Imana ikabegereza hafi yacu kugira ngo tugubwe neza. Rero uti 2019 ijambo Pastor Edmond yavuze twiga muri Ebeneza, yari teme yitwa Ebeneza, murabyibuka. 2019 hari ijambo yavuze ati mujye mureka mvuga ubuhamya nongere mbusubiremo kuko n'ubwanjye. Nibande bakibuka yahise ambahora ndabana nanjye nzajya mvuga ubwanjye niba ushaka mugire gute, ariko nzabuvuga, ariko butubera bushibose umunsi ku munsi. Mu nkundi rero duhaguruke twakira ijambo ry'Imana. Pastor ni hari abumva n'ama distance gusa. Amen. Hari Yesu abaho umugisha. Mama pasiteri buri aramusengera ubwo babana baratizanya mikoro nta kibazo. Amina. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Rebo sente rebo ya sataka ya baba sherebo. Ribo sente ya bakara basiki tia basoto ya. Hallelujah, 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 hallelujah. Zamura hallelujah yawe ahugeza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Orerebo shara yabaka sete yaba. Nerebo shara baka yabasa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Tuguhaye ishimwe mwami. Icyubahiro ni cyawe. Umugisha ni w'abantu bawe. Mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu. Abantu b'Imana bavuga bati amen. Murakoze mushobora kwicara. Arakoze Apotre Mignon. Tugushimiye ku ikaze na timu yose ya Noble Church na Women Foundation. Twaherukaga ahangaha mu giterane cya 7 days cyangwa sinibuka zari tariki 9 z'ukwa gatandatu 2019 twagize ibihe byiza. Umwanya ni mutoya ariko turashima. Ubwo duheruka ahangaha mami yari yambaye igikweto twitegura kujya kubagwa mu Buhindi, ariko Imana yarakinze ntiyabazwe, yarakize, ubu ameze neza. Dushimiye Imana ku bwa worship nziza papi na madamu na timu yose mwatuyoboyemo. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Twarabakurikiye igihe twari Amerika mu gihe cya COVID, mwatubereye umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Mbere ko mwanya madamu nawe ngo abahe ijambo ritoya kuko turakorana nka team. Hallelujah. Nshaka kubereka umwe mu bashumba dukorana, Pastor George Ngendakumana, ushobora guhaguruka ugapepera itorero. Pastor George ni umwe mu basaza bakuru w'itorero rya Vivante turi kumwe muri Council of Elders, ariko niyo musaza by'ukuri, ariko akaba umusore umperekeza. Aho njya kubwiriza hirya no hino ni untwaje isakoshi
ni papa wa Sam uriya mubasiste mwiza uvuza hamwe abambonye ubanza aranakorera reception ahangaha ya mariage. Mwarakoze kwafasha Pastor George umusaza mwiza ari hafi muri 80 ariko agikomeye amaze imyaka irenga 40 ari mu murimo w'Imana. Turashimira Imana kubwe. Turashimira Imana kubwa Dr. Ivan na Madame baje kubana natwe kuri iyi minsi. Turashimira Imana kubwa Peace. Peace ni murumuna wa Madame ashobora guhaguruka agapepera. Ari kumwe na Madame Emmanuela muzi nka mami ni Madame wa musaza wa Madame muto ya bucura bw'iwabo. Ashobora guhaguruka agapepera itorero. Asengera muri Bethel. Madame Peace asengera muri Potter's Hand Ministries kwa Pastor Muyango, Jimmy Muyango. Hari na Rema Muhimuzi ni umukobwa wa murumuna wa Madamu bakurikirana. Ashobora guhaguruka Rema. Harya usengera Rema? Ni umuvivante cyangwa usengera hano? Baragutwaye nkuko batwaye minyone. Imana ishimwe cyane. Turahaye pole kandi na Pastor Liz sinzi ko yaje. Pastor Liz yagize ibyago afusha. Niye watuzaniye flowers. Nundi agafukamunwa atuma utamenya abantu. Abantu hamwe bashimiye Imana ko abarya amadeni batakibamenya. Ko banyuraho wambaye agapfukamunwa ntumumenye. Yagize ibyago apfusha mama we kandi ikiriyo cyaberaga hafi iwacu, ariko icyo gihe twari turafasha abandi nabo bagize ibyago, ariko pole twarumse ko Imana bakomeje kandi byagenze neza. Iyo sinareka kubivuga nk'umushumba, mbanza gukora ako kazi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ntakaze Madame nawe akatsa umuriro. Karibu mami, Imana iguheza. Hallelujah. Hallelujah. Turashimiye abarongozi baduteye iteka kuza kuvuga ubutumwa bw'Imana n'ubuntu butangaje. Turabashimiye mwese mwatwakiriye. Mbabarire muraza kumva mvanga n'ikirundi. Kirundi n'ikinyarwanda nibibyara. Muraza kubitahura. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 16. Tudatevye mureke ndabasomere ngo hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere nubake urusago rwa Dawidi rwatemvye. Haleluya. Amen. Nongere sanasane ahashize harwo. Ndaruhagarike. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma y'ivyo nibiki, ariko Umwami aravuga ngo hanyuma y'ivyo nzagaruka. So nongere nubake ihema rya Dawidi ryasambutse, ariko ngo nongere nsanasane. Mu Kirundi niko bavuga, sinzi mu Kinyarwanda uko bavuga. Nongere nsanasane ahasambutse harwo, nziba ibyuho. Ikirundi haravuga ngo nzasubira sanasane. Gusana ni ikintu kiba cyacitse bagasubira bakagishona. Uhoraho rero akavuga ati nzagaruka. Ibyo byatumye ihema rya Dawidi riri muri wewe risambuka. Hari byinshi ririsambura. Hari amadeception atuma ihema riri muri wewe risambuka. Hari amarira atuma utakiririmba nk'ukuri kuye kuririmba. Hari ukubona ibyo utari witeze ukabona byagushikiriye, bigatuma amasengesho yawe n'indirimbo yawe bizima. Mvuga iki?
hari indwara zakubayeho dizane ariko umwami aravuga ngo nzasubira kugaruka nubake ihema rya Dawidi ngo ryatembye. Haleluya. Nje kukuremesha wowe urira, nje kukuremesha wowe uvuga ngo sinyumva ijwi, ngo icyo gihe ijwi ry'Imana ryari ryarabaye imboneka rimwe, ariko arakubwiye muri uyu mugoroba ngo nzagaruka. Ni randevu aguhaye hagati y'uko guhebwa no kurira no gutabwa, ariko hari ijwi ririho rirongorera ngo nzagaruka, nsubire nubake, nsubire nsanasane ihema rya Dawidi. Azasubira kuguha kuvuga amazaburi, azasubira kuguha gusoma indirimbo z'abanesheje, usubira kuririmba kuko yagusezeraniye ngo nzagaruka. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Imana ntabwo yavuze ngo nzubaka indi nzu. Izavuga ngo nzasana hariya hasenyutse. Hariya hasenyutse. Ngira umva nti hari inzu Imana ikumbuye. Hari inzu Imana ikumbuye. Dawidi yari yarashaje kera, yarapfuye kera, hari hashize imyaka myinshi nk'ibihumbi. Ushobora kuba na bibiri byari birimo, ariko Imana yavuga ngo nkumbuye ihema rya Dawidi, nkumbuye inzu ya Dawidi, nkumbuye ukuntu yampimbazaga, nkumbuye ukuntu yahamyaga kugira neza kwanjye, akibuka kwizerwa kwanjye kwamurinze intare n'idubu. Ndabikumbuye. Hanyuma y'ibyo, ibyo ni wowe ubizi, ni wowe uzi ibyo wiriwemo, ni wowe uzi ibyo umaze mu kwezi, ni wowe uzi ibyo umaze mu imyaka, ni wowe uzi ibivunnye umutima wawe. Yavuze ngo hanyuma y'ibyo azagaruka yubake. Sizi ko mwarebye neza, aravuga ngo ku murongo wa, ntabwo ariho ndi bwigishe, ku murongo wa 18 aravuga ngo niko Uwiteka avuga, ari ukora ibyo byose, abimenye uhereye kera kose. Ntabwo ari Pawulo ubivuga, ntabwo ari Luka ubivuga wanditse ibyakozwe n'intumwa, oya ntabwo ari Petero wari uyoboye inama i Yerusalemu arimo kuvuga ibingibi. Biravuga n'Uwiteka ukora ibyo ngibyo. Yabimenye utaravuka, yabimenye utarahura n'ibyo bibazo, yabimenye azi ko iki gihe uzaba uri mu byo urimo. Niwe uvuga ngo nzagaruka. Wowe uvuga ngo yaraguhebye, yaravuze ngo ndagarutse. Haleluya. Nimba ubyakira uvuga amen mwene data. Nimba ubyizeye uvuga amen. Reka tujye mu gitabo cyo guteka kwa kabiri ibice 10. Guteka kwa kabiri ibice 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 5. Mu gihe muriho murashaka insanganyamatsiko y'iki giterane cya 7 days of worship, iminsi 7 yo kuramya, yo gusenga, yo guhimbaza, yo gushyira hejuru Imana, y'ubusabane n'Imana, bihagaze muri Ezekiel 43 umurongo wa 5. Hanse ngo umwuka aranterura anjyana mu rugo rw'imbere, ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero. Imana ishimwe cyane. Sinateraniye hamwe namwe ahangaha, ariko nakurikiye inyigisho ya Dr. Samuel. Abantu b'Imana bagira revelation. Yatangiye kuvuga manu, ndavuga nti okay, agiye kutubwira provision y'Imana, kuko manu ni umutsima wabatunze mu rugendo. Ariko ngiye kumva numva abisobanuye manu ko yitwaga, ngo ibi ni ibiki? Haleluya.
madamu yatashe mbimubwiye ati shesha urumeza. Nabwe ni nanjye nasimbutse. Ibyo ni ibiki? Ayi. Haleluya. N'ibindi byiza yavuze, turashima Imana no ku bwa Bishop Gasatura, nawe mwagiranye ibihe byiza. Imana ishimwe cyane. Imana ihe umugisha ariho aradukurikira, hari unyandikiye mu kanya ngo ariho aradukurikira muri Swede. Uwo mukobwa wacu bifurije birthday yahise yandika aseka ngo mama organic. Yabikurikiye. Azagira mariage vuba uwo mukobwa wacu, niyo bucura bwacu. Twagomba kugira dote itariki 3 z'ukwa karindwi, none byasubitswe kubera ingamba zo kurwanya covid. Urumva. Imana ishimwe. Gutegeka kwa kabiri mu kirundi avuga gusura mu vyagezwe. Imana ishimwe. Deuteronomy kumbukumbura Torati. Gutegeka kwa kabiri bice 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 5 handitse ngo icyo gihe Uwiteka arambwira ati wibarize ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere, uzamuka usange ku musozi kandi ubaze n'isanduku mu giti, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamenye, maze ubishyire muri iyo sanduku. Nuko mbaza isanduku mu mushita, mbaza n'igiti n'ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere, nzamuka uwo musozi fasha ibyo bisate byombi mu maboko, yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi ari hagati y'umuriro kuri wa munsi w'iteraniro. Uwiteka arabima, ndahindukira manuka uwo musozi, shira ibyo bisate mu isanduku nabaje, nanone biracyarimo uko Uwiteka yantegetse. Nimwakire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mbwira umva nti Imana iguhaye andi mahirwe yo kwinjira mu rugo rw'imbere. Imana iguhaye second chance yo kwinjira mu rugo rw'imbere. Hallelujah. Iki giterane cyashiriweho wowe nanjye nabari bari baradukurikira. Imana ishimwe cyane. Mbwira umva nti ntiza amen yawe Pastor Edmond akunda amen. Reka mbabwire amen ntabwo ari ukwikiriza ko abarokore. Amen ni imwe mu mazina ya Yesu. Uwiyita amen aravuga ibyo, ntabwo ari ko bamwita, niko yiyita. Mu kirundi avuga ngo icyabona cyo kwizigirwa, umuhamya wo kwizerwa. Uwitwa amen aravuga ibyo ngibyo. Iyo uvuze amen uba ukubiseho kashe y'izina rye. Ubushize nabahaye buhamya ukuntu madamu yarwaye, abaganga barambwira ngo bagomba kumubaga. Tujya mu giterane, umukozi w'Imana arahaguruka avuga ngo hano hari umumama babwiye ko arwaye gutya kandi ngo agomba kubagwa, ngo 90% agomba kubagwa nk'uko dogiteri yabivuze, ariko Imana iramukijije. Ndiruka musanga aho yari aruhukiye n'umwana wacu mukuru, ni muri 92 mu kwezi kwa 8 gutya. Musanga hari ndamazana hari ikintu wumvise mu minota nka 15-20 atoya. Ni wa mukozi w'Imana twasomaga mu gitabo ejo bundi, yaje niwe yabwirije kandi yatanze parole de connaissance, yatanze word of knowledge. Avuga ngo hari umumama wazutse imyaka 2 ishize, ubu naho yarwaye Imana yamukijije. Madame arandeba ahita aravuga ngo amen. Umushyo ntiwamukoze kuva icyo gihe kugeza n'ubu, imyaka 29 irashize. Amen yawe nagafunguzo gato ariko gakingura imiryango minini. Hallelujah. Reka kugumutureba, ntabwo turi mu kiriro, ntabwo turi mu nama y'umudugudu, twaje muri 7 days of worship. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndavuze ngo Imana iguhaye andi mahirwe yo kwinjira imbere, yo kwinjira in the inner court. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. God wants you back at the top. Hallelujah. Iyo tuvuga inner court abantu bamwe bibwira ko ari ahantu bure, ni top. Iyo wageze muri inner court uba wageze top.
haleluya. Imana ibwira Mose ngo zamuka, ntambwiye ngo ngwino, yambwiye ngo zamuka, kuko Imana ntabwo iri hasi, iri hejuru ya byose. Irambwira ngo zamuka. Azamuka ajye he? Ajye muri presence y'Imana, ajye mu kubaho kw'Imana, ajye kuganira n'Imana. Uyu munsi ubwiwe ngo ngwino, ijambo ritangira ritubwira gute? Ijambo ritangira ritubwira gute? Ku murongo wa mbere. Ntawe ufite Bibiliya Kinyarwanda? Umurongo wa mbere uvuga gute? Icyo gihe. Mbwira umuvandimwe icyo gihe. Haleluya. Ntabwo yabiguye ari ku musozi hejuru, oya. Ntabwo yabibwiwe ibintu bimeze neza. Yabiguye ryari? Icyo gihe. Ndashaka kumenya icyo gihe. Mbwira umuvandimwe ndashaka kumenya icyo gihe. Icyo gihe. Uzi icyo gihe icyo ari cyo? Mose yari yagiye abonana n'Imana. Ntabwo yagiye muri 7 days, oya. Ntabwo yagiye mu kwezi kose, oya. Yagiye amara iminsi 40. Uzi kumara session imwe ahangaha ukumva uraryohewe. Iminsi apana 7, apana 10, apana 32, iminsi 40 yicaranye n'Imana. Imana yabwiye Aroni na Miriyamu bakuru be ngo mwebwe mujya mwerekwa mukabona ibintu mu nzozi, ariko Mose umugaragu wanjye Mose, oh haleluya, mu Baheburayo uravuga ngo unyoboka mu rugo rwanjye, uyoboka mu rugo rwanjye. Mose ngo uwo ngo tuganira nk'uko inshuti iganira n'indi, amaso mu yandi. Haleluya. Mose baraganira n'Imana, pani iminsi 40 ngo atahe kubera hari curfew, oya. Agumayo umunsi ukurikiraho ijoro, umunsi ukurikiraho ijoro. Ndibaza Zipora ariho aribaza ibyabaye umugore we. Mose iminsi 40, amajoro 40 ari inakot. Oh haleluya. Ntabwo ariho aribwira, ntabwo ariho arerekwa, ariho aganira n'Imana. Araryohewe, ariho aradownloadinga information, ariho abwirwa amabanga ateye ubwoba. Imana irangije iti bya bintu byose twaganiriye ngibi, imuha peve. Haleluya. Imuha peve tijyana. Mose abimanukana ku byo biti bisate 2, yishimye, amanuka umusozi ameze neza, oh anezerewe. Imana amubwiye ibintu igiye gukorera abantu bayo. Aryohewe ukuntu Imana ibakunda, yishimye. Ageze epfo asanga assistant pastor, umuntu yasigiye itorero. Ntabwo ari wari wose, ntabwo ari babita gute abacisha shuro harya abapagasi, ntabwo ari mercenaire, ni mukuru we. Ntabwo ari mukuru we yahaye akazi kubera ari umuvandimwe, ni mukuru we yahawe n'Imana. Ubwo Mose yabwira Imana ngo sinzi kuvuga, Imana iti dore mukuru waraje ngo muhure, azakubera kanwa, azakubera umuvugizi, nawe uzamubera nk'Imana. Amanutse avuye muri presence y'Imana, asanga Aroni ari imbere n'uyoboye igiterane cya 7 days. Niho bari babyinira Imana Israel, bariho babyinira imasa y'izahabu. Yo niwe watuvanye mu Egiputa, babyina icyuya cyabarenze. Mose ntabwo yamenye ukuntu bibaye. Wa murimo w'iminsi 40 n'amajoro 40 abawukubise hasi. Umurimo Imana yakoze iminsi 40 n'amajoro 40 uhinduka ifu. Mose yicaye aho ngaho yibaza ibyo ari byo, ashobewe, atazi icyo gukora muri icyo gihe. Igihe yari down, uzi ko wakoze wanditse, reka nsubire hano kubera social distancing. Wakoze projet, wanditse,
uri urandika nimba ari raporo kabisa biro birisuka cyangwa travail ya mémoire ya fin d'étude uri urandika teze yawe umwana agahita aza agakubitamwo intoki akaba arabifuse byose cyangwa agasukamwo igikombe cy'icyayi imashini ikaba irapfuye cyangwa agakurura umugozi ariho arakina ntabwo ufite system savinga ibintu watangiye gukora sinzi ryari niko byari bimeze. Mose yumva ahemukiye Imana, Mose yumva akoze ibintu bibi. Sinzi umuntu uri aha ngaha avuga ati mwe nimuhimbaze nimwivugire mwe bimeze neza nibutse ibintu nakoze ubusa ndacyashobora gutunguka tureke nayo nakoti nshobora no kwegera no hanze niwe natumweho uhawe second chance. Muri icyo gihe yahemukiye Imana. Imana yambwiye ngo Mose, I'm not yet done with you. Ntabwo ndarangizanya nawe. Oh hallelujah. Hongera uzamuke. Hongera ujya hariya muri 7 days. Hongera ugende umanika amaboko nubwo wumva yuzuye ibyaha. Hongera uze ndagutegereje. Kandi nuza mbere kuza ndakwemereye ugenda ushaka amabuye uyabaze, amabuye ukore asa na yayandi. Mu yandi magambo abafaransa baravuga ngo kikaspe, ko ari wowe wabimenye ni uri bubyishure. Ariko nubirebesha amaso y'ubuntu ni Imana ikubwiye ngo nguhaye copyright, nguhaye uburenganzira bwo kunyigana, nguhaye uburenganzira bwo kwigana Imana. Genda ukora amabuye nka yandi genda nakoze. Ndakwemereye mu mafuti yawe, mu mujinya wawe, muri weakness yawe, Mose ndemeye kongera gukorana nawe. Kandi ntabwo ntumundi muntu, ni wowe ntumye. Ugenda ubaza ayo mabuye uzamuke. Kandi mbere kuzamuka nguhaye indi strategy. Hallelujah. Ayibushize waramenye ko ntiyari protected. Ugenda ukora isanduka mu giti cy'umushita. Imana iguhe strategy muri iyi minsi 7. Ibintu byakwibye umwanya wo kubana n'Imana, Imana iguhe strategy. Ntabwo ari ibintu bipfa kumanuka gutyo. Bibiliya yatubwiye ngo umwuka wera yaranteruye ashira ahantu. Reka umwuka wera kuyobore. Ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo. Natwe amaze imyaka ingana uko ingana mu nzira y'Imana, hari ubwo ugera ahantu ukumva wapurura ku bitanu, ukumva uri urigirisha, ukumva uri urivugisha indimi, ukumva uri urikomeza gusa wiha morale. Satani akaza akagucucuma sawa. Niwe natumweho ko kubwira ngo Imana iguhaye strategy yo guproteja devotion moment yawe, umwanya wo kubana n'Imana, umwanya w'amafungo. Wenda wabikoze nabi esitoma irapfumuka, bakubwira ngo ntuzongere gufunga, iratoboka. Wenda urabigira ukafatwa n'iserere, ukavuga ngo ni daimoni, naho ni umubiri wawe utameze neza. Umupasiteri ngira ngo ni Pastor George amubwira muri Congo, yagiye kubwiriza yikubita hasi, bamujyaho ngo toka pepo mja. Ntabwo ngo ariko pepo ninja. Itorero niryaheruka gutanga neza ngo abone icyarya. Bimwe hari ubwo turenganya Satani. Ngira umva nti Imana iguhaye strategy, iguhaye isanduku yo guproteja ibisate. Ariko hari akantu karyoshe. Mose atarazamuka, Bwana asifiwe sana. Mose atarazamuka, mbere ko akorana ya mabuye, mbere ko akorana ya sanduku, Imana imubwira kandi kantu urashaka kukamenya. Ninde ushaka kukumva? Imana iramubwira ngo
nuyazana ayo mabuye ukayangeza imbere, nijye uri buyandikeho. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Imana ari kumbwira ati nose ntiwabonye ibyo nanditseho, genda ubyigane. Irambwira ati genda uyazane. Niyo mpamvu nakubwiye nti Imana ntabwo yamubwiye ngo genda ubikore kuko wabimenye. Oya, yashaka kumubwira ati noneho dukorane. Kimwe mu bayobozi b'igihugu bagiye biga impamvu amaproje amwe yagiye yangirika, imishinga imwe ikagenda yangirika, ibikorwa remezo imwe bikagenda byangirika, nuko abaturage batagiragamo uruhare, bakumva ni imari ya leta gusa, ariko babigisha kubijyamo nabo, mu byitwa umuganda, mu byitwa ibindi. Haleluya, bakagira contribution yabo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, kuko ikintu washizemo imbaraga zawe ntabwo upfa kucyangiza. Genda uyazane wowe yakore, ariko nanjye Uwiteka. Ariko sinzi ko mwabisomye ngo icyo gihe Aroni arambwira, niko handitse, mwasinziriye. Icyo gihe Miriam arambwira, handitse gute? Ariko mutasubiza, murandeba gusa. Handitse gute? Uwiteka arambwira. Haleluya. Ntabwo ari amagambo ya pastor cyangwa apotre cyangwa Uwiteka niwe wamwihamagariye. Ngira mvanti ntizame ndaye gusubiza dutashe kabisa. Mu ntizame ni vraiment. Kirekemo mutishimiye ko naje. Reka ndaba vivante bari hano cyangwa bigeze no kunyurayo mu cyahoze ari vivante. Bwana sifiwe, Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Uwiteka aramubwira ati nzandikaho. Ariko hari akandi kantu yamubwiye, ninde ushaka kukamenya. Ati ndandika amagambo ameze nka ya yandi. Imana ishimwe cyane. At that time the Lord said to me, chisel out 2 stone tablets like the first ones and come up to me. Ntabwo yavuze ngo ngwino ku musozi, come up to me. In 7 days watumiwe n'Imana, come up. Inakoti ntabwo ari abapastori baba, inakoti naho Uwiteka aba. Hallelujah. Come out to me, come up to me. Oh hallelujah. Reka mbabwire gato ibyiza byo muri inakoti. Dr. Samuel yavuze gato agomba kuyashizeho n'igicapu cyayo. Ihema rya Mose ritandukanye n'irya Dawidi. Ihema rya Mose ryari rifite ibyumba. Irya Dawidi wararebaga uhita ubona isanduku. Icyo Imana irikumbuye. Imana irashaka ko mureba direct. Yesu aje nawe asenya cya kirido gicamo kabiri, kuko Imana yashaka access. Imana yashaka nuhamagara ikumve, nutaka ikwishure. Haleluya. So ihema rya Mose hariho cya kibesani, ariko mbere yo kukigeraho hariho igicaniro. Igicaniro umuntu yazagashyiraho uwo mwana w'intama cyangwa uw'ihene, agahita ashyiraho amaboko ku mutwe wayo akavuga ibyaha bye byose. Yamara kugitanga, umutambyi akaba ari ukijomba umushyo, yarangiza agakaraba. Umutambyi agakaraba, ariko wa undi ntabwo yakarabaga, we yahitaga ataha. Umutambyi yamara gukaraba agahita yinjira ahera. Haleluya. Yinjira ahera, ibumoso hari imeza y'imigati cyangwa igitereko amatara, ibumoso imigati. Nibyo bibiri byari bihari, sinibuka, ntabwo nari mpari. Bwana sifiwe sana. Haleluya. So wakwinjira amatara kwibutsa ko Uwiteka hari, n'umutsima uhari ukwibutsa bya bindi Imana yakoze bya Pasika. Imana ishimwe cyane. Ugakomeza imbere hari ikindi gicaniro kibihumura neza, the altar of the incense. Aho ngaho umutambyi mukuru yatambiragaho ibihumura neza.
aha niho nshaka kukubwira ubwiza bwabyo. Ururibaza uti nzongera gusubira muri bya bihe bya kera gute? Reka kubyifuza, ifuza Uwiteka. Haleluya. Ukavuga ngo inzu yo hanyuma izaruta iyo hambere kuba nziza. Oh haleluya. Biriya bihe byari byiza, ariko hari ibindi iby'amaso atarareba, iby'ugutwi kutarumva, ibitarinjira mu mutima w'umuntu n'ibyahishiye abamukunda. Reka ndebe abamukunda bari aha ngaha, Uwiteka bagire neza. So wa mutambyi ariho aratanga ibihumura neza, hari imbaraga. Ntabwo yamenyaga ukuntu yinjiye muri ya rido, kuko babaga bafite ubwoba ko ashobora kuhapfira. Ntabwo binjiragamo gutyo, yagendaga yambaye inzogera ku kirenge, bamufunze umugozi. Uri hanze yabona umutambyi yatinze akagira ngo yapfuye, kuko nimba Uwiteka amwiciye kubera ibyaha, ntawe ari wemerewe kujya kumuvanayo. Bahitaga bakurura umugozi. Iyo rero yatindaga, uwo hanze yahitaga akurura umugozi, yawukurura wa wundi agahita akubita ikirenge kugira ngo umufishe ko akiriho. Nibo bamwe bazi ahantu basengeraga cyangwa bagisengera, aho uyu mutambyi ariho arahereza wumva ngiri muza hariho. Oya ni muri Maroc gusa ndo ndavuga, aha ngaha nta bihari. Bwana sifiwe sana. Aho niho byaturutse. Uko ahereza imyotsi n'iki, uri inyuma ahitagira kugira ngo wumvise ko akiriho. Turi kumwe? So kubera ubwo bwoba ahereje Imana ibihumura neza, imbaraga zahitaga zimusunikira ahera hahera, ahera cyane. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi Imana igusunikira ahantu, Imana ikuzamure kubera ishimwe watanze, wari kuzamura ahandi kubera ubuhamya watanze buguhinda intsinzi. Kuko biranditswe mu Byishimo Yohana 12 umurongo wa 10 ngo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama no guhamya ko amagambo yabo ntibakunda ubuzima bwabo kugeza no gupfa. Haleluya. Mwakoze kubw'ubuhamya. Ubuhamya buhita buguhinda intsinzi. Yego hari ubwoba, abantu benshi bavuga ngo iyo batanze ubuhamya baraterwa. Nibyo Satani arabarakarira, ariko ntuzaceceke, azageza ugaheba. Kuko uramuhonda akagaruka ukamuhonda. Na Yesu niko byagenze. Yaraje ati nimbura umwana w'Imana abwira ibuye rihinduka umugati, ati biranditswe. Ntiyamurekeraho, arongera agaruka ijugunye, yaravuze ko azakurindisha abamarayika, biranditswe. Amujyana ahandi ati pfuka musabe ndaguha ubutunzi bwose, biranditswe. Bibiliya avuga ngo nuko Satani abamuretseho akanya, amutega ikindi gihe. Ariko ntuhagarike, ntutinye gutanga ubuhamya, kereka nimba hari icyo butwara undi muntu. Ibyo birasaba ubwenge. Hari ubuhamya utagomba gutanga amadetayi yose. Amen. Ariko uko umuhereza, Uwiteka gusunika imbere. Uko uririmba aguhinda indirimbo. Uko ukunda ijambo aguhindira ihishurirwa. Oh haleluya. Oh ube nka Paulo. Paulo yaramaze kugera mu ijuru rya 3, ariko aravuga ati ndifuza kumumenya. Oh ndifuza kumumenya, nibagirwa ibiri inyuma nkakomeza imbere. Oh haleluya. Haleluya. Mwifurije umugisha wo muri inakote. Mwifurije umugisha wo muri inakote. Uve murabagirana. Mose yararabagiye kandi ari mu isezerano rya kera. Bizacura iki mwebwe mwambaye ubwiza bw'Imana? Mwebwe murushaho gusa n'ishusho y'abakunze. Haleluya. Uwiteka guhe kurabagirana. Uwiteka guhe kurabagirana. Imana ishimwe cyane. Uwiteka gukorera ibintu. Hari umukobwa ngira ngo narabahawe ubuhamya ubwo mperukanga simbyibuka, ariko ni ibintu byantushije. Yaraje ahimbaza Imana, turi mu bihe byo guhimbaza Imana. Iwabo bamumereye nabi, ise ashaka kumushingira umugabo udakijijwe, famiye baziranye, musaza we nawe muriho, yaratuye kwa musaza we, bamumerera nabi. Nawe araza mu giterane, turahimbaza Imana. Aririra Imana ye, yegera Imana ye, arataha. Ataha yasinze umwuka wera.
akinjira mu nzu usa mukubise amaso isata umwana yasaze ati humura twabiretse ibyuriya mugabo twabiretse yamubwira gutya musaza ati dada ni ukuri twabivuyemo ibyo papa yakubwiye nibyo ndavuze ngo biguhindurire amateka ndavuze ngo biguhe intsinzi so Uwiteka abwira Mose ngo come to me gira umurongo wa kabiri come to me umurongo wa kabiri bandugu I will write on the tablets the words the words that were on the first tablets which you broke. Then you have to put them in the chest, in that box. Nubwo wabimenye jewe ntabwo nabimenye. Nubwo wagize intege nke amagambo yanjye ntiyahindutse. Hallelujah. Mose nubwo wampemukiye twari twamaranye ibihe byiza in the inner court ukagera hariya ugahinduka nkaho tutamaranye n'umwanya. Mose nje kukubwira ko umugambi wanjye utahindutse. Nje kukubwira ko amagambo yanjye atahindutse. Ntabwo mpindurwa n'ibihe. Ushaka umaze igihe udasenga, ushaka kuba uza gusa mu gihe cy'ibibazo, ntukiza ngo dusabane, ntukiwashipinga, ni amasengesho yo kwambara ipantaro gusa. Mana ndagushimiye ko wandinzira ijoro ubane nanjye taxi ntisige. Imana ishimwe ku bwayo ngayo, ariko irashaka ko wicara mu gatuza ukareba mu bwiza bwe. Ukareba mu bwiza bwe. Yavuze ati nubwo wabyangije, nubwo wayamenye, ntabwo nabyibagiye ko yamenye, ariko je ntabwo nayamenye. Amagambo ntabwo ndi bugabanye kubera wampemukiye. Ntabwo ndivuga ngo uriya ntashoboka reka nandika 9 aho kwandika 10. Reka basi muhe 6 oya ndandika 10 nkuko nayo nanditse 10. Oh hallelujah. Imana iguha second chance. Imana yagushaka kongera kuzamuka. Imana yashaka kukuneza. Imana ashaka kuguha ibihe biruta ibya mbere. Imana ashaka kukwasosya. Wari umaze igihe ugendera ku buhanuzi bw'abandi, irashaka ngo muganire, iguhe guhanura amagambo yawe. Ndibuka umugabo w'umukozi w'Imana yitwa Smith Wigglesworth yarashaje. Ni umwe mu babyeyi ba Pentecostalism ku isi. Imana akoresheje ntabwo yari yarize, yatangiye kwigira gusoma muri Bibiliya. Baravuga abahistorian abamateka aravuga ko nta munsi bazi yamaze iminota 15 adasoma Bibiliya. Ntiyasomaga ikinyamakuru, yarazi gusoma Bibiliya. Umwuka wera amugenderera. Yari umuprombi, yari yarize gukora biriya by'amazi amatiyo. Rimwe ararepara amatiyo, abo mu nzu buzura umwuka wera, imbaraga zibasangaye. Rimwe bamuhamagaye gusengera umuntu arabyibagirwa, abyibuka umuntu yapfuye, aragenda asanga bamushize mu isanduku, afata inyundo ye afungura isanduku. Bati ibyo urakora n'ibiki? Ati na Yesu yarabikoze. Yaje hashize iminsi 4, niko yari ameze, nta bintu birebire. Aya mashuri ni meza, ariko hari ubwo rimwe na rimwe dutekereza nk'Abagiriki, ubwenge bw'Abagiriki. Aramuhagurutsa rimwe kabiri, umurambo wikubita hasi. Haguruka mu izina, umurambo wikubita hasi. Bahamagara polisi hagera umurambo wazutse. Hallelujah. Uwo mugabo rimwe bamwakira nk'uko bazana avuga ubutumwa kubwiriza, akabacumbikira muri famiye. Ari muri famiye, abazaza papa na mama baho ngati se muvuga mu ndimi atoya. Ati se birakenewe tuza kujya mu ijuru. Ati nanjye ntabwo nzarya ibiryo byanyu mutavuze mu ndimi. Yari umusazi. Wamubwira ngo urwaye mu nda agakubitaho igipfunsi, ugakira estoma, ugasigara urwaye umutwe. Muzasoma amakuru ya Smith Wigglesworth. Ni umugabo Imana yakoresheje cyane. Smith Wigglesworth araza atahasanga kubera ukuntu wasanze umushitsi wabo atariye, bagira ubwoba, bagira inyota, binginga Imana, barazivuga. Bamwongera ngo nibyo mukeneye. Bwana asifiwe sana. Barazivuga, atasha asanga barimo kuzivuga. Arabwira ati Bibiliya avuga ngo uvuga mu rurimi asaba umwuka wera ngo abashe kuzisobanura.
ako kantu karankubita ndabona icyumba nari ndyamyemo ndo ndasoma ibyo mu Bwongereza muri 1992 mu kwezi nk'ukwa gatanu. Ndabibona ndavuga ni Imana, iri ni ijambo ryawe, ndashaka kubisobanura nanjye. Shiraho kaseti, icyo gihe ni kaseti zakoraga. Shiraho indirimbo ntarindizi natari rya Yesu, iranzamura ntangira kuvuga mu ndimi. Nzivuze ntangira kuzisobanura ndiye nyine mu cyumba, ntangira kwibwira Edmond biraza kugenda gutya. Twari dufite iterane nimugoroba, haraza kuza abantu bameze gutya, hari umugabo n'umugore afite ikibazo mu rugo uze kubafasha gutya, hari umukecuru wapfuye amatwi uze kumufasha gutya. Iryo joro baraza mbabwira ibyabo. Uwo mukecuru w'imyaka 67 yaramaze imyaka 30 gutwi kwarapfuye. Mvugira rimwe mu gutwi gusa mu Kirundi ntizibuka, ahita arumva. Mu gitondo barampamagara ku ishuri ngo wavuze gute, navuze zibuka. Batangira kumbaza icyo zibuka bisobanura. Ntabwo ari maji iyo wagiye muri presence y'Imana. Ndibuka uwo mukecuru nasomye inkuru zivuga ngo amaso yacu ni amadirisha y'umwuka kandi Yesu atuye muri jye. Uwo mukecuru ndabaza nti ufite ikihe kibazo? Ati ntabwo numva nindeba. Andebye yikubita hasi, namukozeho. Wifurije kunezezwa n'Imana. Ibyo bihe ndibuka ninjiye muri train, nicariye gusa muri train, umuzungu arasoma ikinyamakuru, amadayimoni amuzamuka. Ndavuga nti hano barahamagara polisi, kandi simfite uko mbisobanura. Mpita ndahaguruka buhoro buhoro nimukira mu yindi vago, ndicara nguma ndeba hirya. Presence yari yamugezeho. Ndavuze ngo ibintu bitangire guhinduka ugeze iwanyu, ibintu bitangire guhinduka mugeze iwanyu. Mose Imana yambwira ngo ngera uzamuke. Sinzi Mose urahangaha watwawe n'uburakari, watwawe n'umujinya, watwawe n'ibindi bituma utakisenga nkuko wasengaga. Warakomerekeye mu murimo w'Imana, urabikora gusa kuko ubaha Imana, kuko uvuga uti sinzajya mu muriro, ariko ntabwo ugifite ishaka, ntabwo ugifite umwete. Niwe natumweho, niwe Mose natumweho, niwe nabwiwe muri icyo gihe urimo sinzi icyo ari cyo. Igihe cyo kubura ibitotsi, igihe cy'uburwayi, igihe cyo guhangayikishwa n'akazi, igihe cyo guhangayikishwa n'ikirwara gihari. Ni wowe Uwiteka ambwiye ngo nze nkubwire ngo ongera uzamuke. Ninde witeguye kuzamuka? Mose yari afite ikibazo. Urebye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 49 umurongo 5, Yakobo abwira Lewi na Simiyoni ati wowe Lewi na Simiyoni ngo intwaro zanyu ni mbi, mwavishije amaraso, umujinya wanyu urakavumwa, mwakoze ibintu bibi, mwaciye inka ibitsi. Mutima wanjye ntukajye mu nama zabo. Bibiliya avuga ngo Mose avuka kwa Lewi. Ntabwo ari kwa Lewi gusa, papa nuwo kwa Lewi na nyina nuwo kwa Lewi. Nkaho umujinya wo kwa se udahagije, yakira no kwa nyina. Umujinya watumye amara imyaka 40 yarahunze. Yagiye kwifatira akayaga, asanga umunyegiputa arimo kugira nawe Umuheburayo, ntiyamenya amavuta mu manuki yaturutse, asanga yamunize. Abaramuhambye, aragenda amara imyaka 40, agaruka ari umusaza w'imyaka 80. Urabona umuntu w'imyaka 80 aho ari umuntu utuje. Aragenda ajya mu inakot, avayo agifite wa mujinya. Amen ibisate. Asubirayo abonana n'Imana. Si rimwe si kabiri. Bajyaga babonana mu ihema, ubwiza bukamanuka abantu bose bakabibona, ihema ryose, kampu yose ikabibona. Bati Uwiteka araje. Yosuwa akaguma acunze, Mose nawe aganira n'Imana. Ariko aragenda bagiye kwinjira mu gihugu muri gakondo, mu gihugu cy'isezerano. Igihugu akireba gutya, karandira byuka. Imana ngo ugende ubwire ririya buye ribaha amazi. Nawe ati mwa nyana zimbwa.
abararikubise Imana iti oya ntabwo werekanye ubwiza bwanjye, igihugu ngikiriye ntabwo uzakinjiramo. Mose ati ndarira ndaboroga ariko ntiyanyemereye, ariko mwebwe muzinjira. Ariko Imana igumana ubuhamya bwa Mose. Hari ubwo yabwiye abantu ngo nubwo Mose na Samweli baza kubingingira sinabumva, byanditse muri Yeremiya. Haleluya. Ni ukubwira ngo bafitanye ubusabane, ntabwo bihagaze kuri faiblesse zawe. Haleluya. Ntabwo bihagaze kuri faiblesse zawe, ntabwo bihagaze ku mbaraga zawe, ntabwo bihagaze kuri teoloji wize n'imyaka umaze mu murimo, bihagaze ku buntu bw'Imana. Yantumye kukubwira ngo ikwemere kongera kuzamuka, yongeye kuguha amavuta yo kumuhamagara, mukaganira ikaguha amaproje ari ku mutima wayo. Hari ibyo yari yaracecetse kuko wahuze, ariko iyi chance ubonye mugiye kongera gukorana. Agiye kukubwira ibi ku mutima, ibyo abandi batareba, ibitagaragara. Abandi bashobora kuvuga ngo uriya munyamujinya ni wabone ko bari bameze, ariko ntagira udusomera mu gitabo cyo Kubara 12:3 vuba vuba, uhabona mbere azamurijwe. Kubara 12 mu Kirundi no guharura. Kubara 12:3 aravuga ngo kandi uwo mugabo Mose kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. umva yishe umuntu, yamenye ibisate, yakubise igitare, ariko birimwita umugwaneza kuruta nawe, kuruta abantu bose bo mu ijuru, bo mu isi nawe urimo. Haleluya. Mu yandi magambo, nubwo ufite intege nke, Imana irakureba mu bundi buryo. Haleluya. Ushobora kuvuga ngo uwo mugabo Mose yari yuzuye umujinya w'iwabo kwa se no kwa sekuru, ariko siko Bibiliya ivuga. Biravuga ngo uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abantu bose bo ku isi. Uko niko Imana ikureba. Izo mbabazi ziguhamagariye kwihana, izo mbabazi ziguhamagariye kongera gusenga, izo mbabazi ziguhamagariye kongera gushaka mu maso ye. Iyo bitaba ibyo banarabivuyemo, ni kenshi byananiye. Ndibuka rimwe nicaye imbere y'Imana kubera ibibazo nanyuzemo mu murimo, bashaka gusenya itorero, bamfungisha, batega amamine, abantu bapfira imbere yanjye, batera mu rugo rwanjye kugira ngo banyicishe, bakora ibintu bibi cyane. Numva ndaremerewe, itorero naho ntibakora, bacitse intege. Twisanga mu ideni ry'imiliyoni zirenga 200, byari 200 by'amadolari icyo gihe, hashize imyaka 10. Nicaye imbere n'Imana, ndavuga nti Imana umbabarire, nagize intege nke, sinakubajije, nabona ko ngomba kuramira umurimo. Hari imfubyi ziriya zishonje, hari ibitaro hano bagomba kuvurwa, hari ibiki, imirimo myinshi dufite hariya. Nkasanga ntizaho ngaho umuriyoni, ntizaho ngaho 200,000, ntizaho kuko ari abavandimwe, njya usanga 200,000 by'amadolari. Ndi imbere y'Imana ndiyo ndisomera Bibiliya, nicaye ku nyanja ya Tanganyika, numva arambwiye ngo nguhaye second chance. Haleluya. Ndavuga ni bizagenda gutegwa amafaranga yishurwe guhabwa second chance, byo ndabyumva. Mbaho ngaho ndashaka ikashi, bamwe niko buri muravuga ngo ndashaka ikashi. Izo 7 days of worship ntakura maombi, ntakura wimbo. Reka nkubwire batubwiye ko manu iriyo. Haleluya. Ndataha, hashize iminsi mike, mu gitondo mbyutse ngiye kujya muri dushe, numva ijwi. Gwese wabuza amakuru ya cya kirema cyakiriraga i Kaperinaumu. Yo ndakizi cyane, ndabizi.
Bibiliya tubwira ko Yesu yari ateranye ahantu mu nzu i Kaperinaumu, abantu ari benshi, maze abantu bane bazana ikirema, umuntu ufite ubumuga, bashaka aho bamunyuza basanga harafunze, 30% zamaze gukwira, bati ntiwagize registration hakiri kare, bahita bapfumura hejuru bamumanurira aho ngaho. Ngo Yesu arebye ukwizera kwabo aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabihariwe, ibyaha byawe urabibabariwe. Ngo abakuru byanditswe aho ngaho b'amadini batangira kwitotomba ngo uyu ni muntu ki utinyuka avuga ngo arababarira, kandi ubabarira ari Imana wenyine, ngo amenye ibyo bibwira, ibyo batekereza. Avuga ngo kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite imbaraga zo kubabarira no gukiza. Bese mubwira ko icyorosha ari iki, ariko reka mbibereke byose. Ibyaha byarabibabariwe, kandi nawe va hasi wikorera igodora rya butaye. Ngo ahaguruka imbere yabo arasohoka, abantu bose bashima Imana, aragenda. Mbandanyije kuyivuga ndayizi ku mutwe. Umwuka wera ati and then yaratashe. Hanyuma yaratashe agera iwabo. Hanyuma ikiziga. Urabizi iyo wamenyereye kujya in the inner court muragana. Haleluya. Ntibisaba kubanza kuvuza ingoma nyinshi. Ariho aranganiriza numva simbyumva. Ngiye kumva numva ngo hanyuma hahantu bapfumuye njya muri Bibiliya, njya muri commentaire biblique, njya muri NIV study Bible, njya kuri Google, nta comment nimwe, nta utubwira uko cya kitoboro cyagenze. Mitangira muri douche ndoga ndarangiza mvayo ndihanagura, ndiho ndambara ngo nkuko utazi wafunze hariya. Haleluya. Niko utazi uko ibyo bihumbi 200 bigiye kwishurwa. Haleluya. Oh, sinzi icyo urasengera, nimba ari uburwayi, nimba ari iby'urugo rwawe, mu rushako, nimba ari akazi, nimba ari amashuri y'abana bawe, uwakubwiye ngo zamuka afite icyo ashaka gukorana nawe, afite ibisubizo agiye kuguha. Utumvanya abateoloje, utumvanya abapastori cyangwa abandi bahanga, utumvise mu buhanuzi bwo mu byumba, arashaka kukuganiriza ibiri mu mutima we. Oh, haleluya. Hashize iminsi mike abantu mu itorero bikoramo komite, baraza ngo pastor, ngo hari ibintu ukunda kuvuga mu rusengero, ngo hari ideni, Imana ireba ituro ryawe. Haleluya. Ngo hari ideni ukabivuga n'ibiki, ariko banjyana mu ihoteli abantu nka 20 batangira kumbaza, ndababwira ndayazi ku mutwe, ndayavuga, ndangije batangira kurira. Wajya gudutera ari amabrage wikoreye ibi bintu. Pastor, kuki utabivuze? Kandi ubwo nabivuga buri cyumweru. Nabivuga nimba batangaga 100,000 bagahita batanga 50. Pastor agenda arya amadeni. Pastor bikoramo abantu bake, iryo joro nyine batanga 22,000 by'amadolari. Haleluya. Baragenda bajya mu rusengero barabivugaho, abandi baratanga itorero batanga 50,000, bagenda bafunguza konti ahantu muri banki. Bayifunguye banki ibona abantu bafunguza miliyoni zirenga 50 konti bataha n'abagabo. Haleluya. Nabanyene kwishura umuntu nka telefone gusa muri banki, mu mpero y'inguyu 200,000 ishuwe. Imana ishimwe cyane. Nje kukubwira ngo hari ibyiza in the inner court. Uwiteka guhaye second chance. Subira mutu Uwiteka mpaye andi mahirwe. Uwiteka mpaye andi mahirwe. Haguruka, haguruka, haguruka. Haguruka, haguruka, haguruka. Uwiteka duhaye andi mahirwe. Uwiteka duhaye andi mahirwe. Zamura Uwiteka amaboko yawe, ureke yandike ibyo ashaka ku mutima wawe. Oh, haleluya. Uti mbabariraho nateshutse, mbabariraho nagize intege nke, mbabariraho nanebwe, mbabariraho nagiye mu bitanezeza izina ryawe. Mbabarira mwami wanje, mbabarira mwami wanje. Numvise umutumiro wawe, numvise ubutumire bwawe, numvise ikaze yawe. Ndazamutse kubw'imbaraga zawe. Mwuka wera nzamura, ndashaka kuzamuka uyu musozi. I want to be at the top. Ndashaka kuba hejuru kuko ariho wangeneye. Ntabwo wahamagariye Mose hepfo, nubwo yasubiraga mu kibaya, ariko wamuhamagariraga hejuru.
hejuru. Mana ndashaka kujya hejuru, ndashaka kurenga ibisanzwe, ndashaka kurenga amagambo asanzwe, ndashaka gusenga bitari bya bindi bisanzwe ngo Mana ngushima ifunguro. Mana ndashaka kuganira nawe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndagushima Yesu wanje rimba, ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiri ogesheje ibyaha byanje amaraso, umekuza nizeye by'ukuri. Mana ndashaka kuza nizeye, ndashaka kuza nuzuye kwizera. zamura ijwi ryawe umubwire imbabazi wanjye, ukanyuza ibyaha nakoze mu maraso wawe. Reka ngusaba umunota umwe, ubwo umaze kwihana ngusaba umunota umwe. Nimba usenga mu rurimi rutamenyekana usenge, nimba utarabona iyo mpano ndakwinginze ntiwigane, uvuge izina rya Yesu. Nta kindi ngusabye, mu ntizi minota nk'ibiri zamura ijwi, rimwe kabiri gatatu. Yesu 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 rabo shendere babo sharaba. Funga amaso yawe, funga amaso yawe, funga amaso yawe, iminota ibiri gusa. Rabo shendere bokotaya baba sikara baba, irabo shendere bokotaya bakasara baba. Yesu Yesu Yesu, zamura ijwi ryawe, ijwi ryawe hejuru, zamura ijwi ryawe cyane, zamura ijwi ryawe cyane. Nurangazwe n'uri iruhande rwawe, hamagara cyane, hamagara cyane, hamagara cyane, hamagara cyane. Yesu 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 Yesu. Tuza gatoya, komeze gufunga amaso yawe. Iyo uri in the inner court, umwanya wagenda bize. Hari abantu barimo gukira. Murekera ayo marira, reka gukirana nayo yareka amanuke. Hari ibintu biriho birabava ku bitugu, hari abantu bariho barakira amagufa, colonne vertebrale. Reka ukoma amashyi, reka ukoma amashyi, reka ukoma amashyi. Komeza gutega ibiganza byawe wakira. Ikintu cy'ubwoba kiriho kirakuvaho, iterabwoba rirakuvaho, icyasha kirakuvaho, igisebo kirakuvaho, ikimwaro kirakuvaho. Babarira ukiri muri presence y'Imana. Bwira uwo muntu waguhemukiye uti ndakubabariye nubwo yaba yarapfuye. Aho ufunze amaso yawe murebe umubwire uti ndakubabariye. Papa ndakubabariye, Muyomba ndakubabariye. Babarira uriya musore washatse kukugirira nabi cyangwa yanakugiriye nabi akagukorera ibyafura mbi. Babarira. Ejo bundi nayoboye umumama bagomba kubaga, hari ku cyumweru nk'uko itariki 20 muri Vivant aho nagiye kubwiriza. Umumama bagomba kumubaga mu mutwe ejo bundi kwa gatanu. Tugiye gusenga ndamuyobora kubabarira umuntu wamugiriye nabi. Asuye ndambwira ntibongere bagupima, mupimye umuganga aravuga ngo MRI ntabwo zisa, ntabwo turi bukubage kuko yarakize.
ruhuka. Uti ndakiriye amahirwe yanjye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mwuka Wera. Abantu b'Imana twese tuvuga ati amen. Murakoze cyane, mwakoze n'abarimo kudukurikira ku isi yose. Imana ibahe umugisha. Mushobora kwicara, karibu.